tuzamenya abantu b'ukuri, abavuga butumwa b'ukuri, abapasiteri b'ukuri, abahanuzi b'ukuri, abanyempano b'ukuri, ni gute tuzabamenya? Ikintu cya mbere bakunda amafaranga. Aba bahanuzi ntibakunda kuvuga Yesu, nibo bivuga, bavuga ibyo bakoze, bavuga ibyo babaye, kandi iyo bari kuvuga bashaka amafaranga, bavuga amafaranga, bagashaka kwerekana ko bayafite, bagashaka no kwiba abantu binyuze mu byo bari kubakora inyuma. Biravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zazo. Reka mbabwire ukuri mukizwa, kurabakiza tu. Biravuga ngo kandi ukuri kuzababatura, muzamenya ukuri niko kuzaba. Ikintu cyerekana ko dukunda Yesu ni ukwitondera ibyo atubwira, ntabwo ari ukurata Imana no kurata ibyubahiro. Iyo twitondera amategeko ya Yesu byerekana ko tumukunda. Mbese ukunda Yesu, witondera amategeko ye. ADTV. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro kuri uyu munsi mwiza Imana iduhaye wo kugirana ikiganiro namwe cy'ijambo ry'Imana, kandi ndizera neza yuko tugiye gufashwa kandi tukubakika kubw'ijambo ryayo. Rero abakurikiye ADTV, Imana ibaha umugisha, kandi abakomeje kudukurikirana no gufashwa n'ijambo ry'Imana, turizera neza kubw'umwuka wera n'imbaraga z'Imana ko muzakomeza gufashwa no kubakika. Nta yindi ntego yacu no kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, abantu bakire Yesu, kandi nanone abantu bakomeze bafashwa. Reka dufatikanye gusenga rero ko dutangiye ikiganiro cyacu. Mwami, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima kandi rirabohora, ijambo ryawe rirakiza kandi rirarema. Uyu munsi rero ko riri ibimenyetso n'ibitangaza, uha abantu bawe umugisha, ibitangaza n'ibimenyetso bigaragare kubw'ijambo ryawe, izina ryawe Yesu, amen. Uyu munsi ho tugiye kuvuga ijambo Yesu yavuze, bivuga ngo irembo rifunganye. Irembo rifunganye. Iki ni icyigisho gikomeye cyane uyu munsi gikenewe ko abakristo bavuga ko bakijijwe, bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, bakwiye kumenya. Bibiliya twigisha neza yuko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, atari imirimo yacu yadukijije. Ntabwo dushobora kubona inzira ijya mu ijuru cyangwa tujya mu nzira ijya mu ijuru binyuze mu mirimo yacu myiza cyangwa imyifatire yacu myiza cyangwa za karakteri nziza ya mico myiza. Ikintu cya mbere tugomba kwakira impano y'agakiza n'umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Rero agakiza kuzuye ni ikimenyetso kigaragarira mu guhinduka, n'ubuzima buhindutse neza kandi bugaragaye neza ubuzima bwawe buhindutse. Ako niko gakiza, ni ikimenyetso cyerekana ko twahindutse. Reka dusome Matayo ibice 7:13 kugera ku 20, turebe abantu bazinjira mu ijuru. Ikindi tugomba kumenya mbere ko tumenya abantu bazinjira mu ijuru, tushaka kumenya inzira ifunganye. Tugomba kumenya ko iyi nzira ifunganye ntabwo ubusobanuro bwarwo ngo ni inzira iruhije nk'uko abantu benshi babyigisha ngo inzira iruhije nk'uko Bibiliya bivuga. Ikintu byazaga mu mpamvu byabaga kiruhije ni inzira yonyine itagira shortcut. Niyo nzira yonyine ifite amategeko n'amabwiriza nimwe n'igira ebyiri. Nta yindi nzira wanyuramo ngo ujye mu ijuru, ni inzira imwe gusa. Niyo mpamvu yitwa kwiruhije. Kubera iki? Nta yindi nzira ihari ya kabiri igeze umuntu mu ijuru, ni inzira imwe gusa. Niyo mpamvu yitwa ifunganye. Kuyinyuramo rero ntabwo byoroshye kuko ari inzira imwe, ni inzira itari popireri, ni inzira itari kimwe bose, ni inzira umuntu ahitamo ubwe atari uko ajyanye n'abandi. Ni wowe wiyemeza ku giti cyawe kugenda mu nzira ijya mu ijuru. Matayo ibice 7:13 kugera ku 20, dusome ijambo ry'Imana. Irembo rifunganye, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana bari kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bakeya. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Ariko muzabamenyera ku mbuto zabo. Imana tugire neza cyane. Ni iki Bibiliya tubwiye rero? Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari. Irembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka. N'inzira ijyana abantu kurimbuka ni nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Iri rembo rigari abarinyuramo ni benshi. Inzira ijyana abantu kurimbuka, abantu bayinyuramo ni benshi. Umurongo wa 14 ngo ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Rero nababwiye ngo inzira ivuga ngo irafunganye ngo iraruhije, ngo abayinyuramo ni bake, nuko atari inzira popirere, ni inzira imwe itagira indi ya kabiri icaho. Niyo mpamvu ntago arwango iraruhije nkuko tubisomanga. Impamvu iruhije nuko atari popirere, nta yindi nzira iri
iyi ntabwo ari inzira y'abantu benshi bashaka kunyura, oya ni inzira imwe gusa itagira indi ya kabiri, kandi iyi ni inzira y'ukuri kandi yo gukiranuka. Niyo nzira ijyana abantu mu bugingo buhoraho, ni inzira y'ukuri kandi yo gukiranuka, ni inzira ijyana abantu mu bugingo buhoraho. Umurongo waho nanone wa 16, ni gute tuzamenya abantu b'ukuri, abavugabutumwa b'ukuri, abapasiteri b'ukuri, abahanuzi b'ukuri, abanyempano b'ukuri? Ni gute tuzabamenya? Biratubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Nta handi tuzabamenyera ku mbuto zabo. Imana itugirire neza cyane. Rero hari ikintu dushobora kwibaza, aba bantu b'abahanuzi birivuga ahangaha, abahanuzi benshi bazaza imbere yanyu, mwumve ikintu kibaranga abahanuzi b'ibinyoma. Rero aka kanga abantu benshi bagiye baza abahanuzi b'ibinyoma twaranga biki? Mwumve ikintu kibaranga. Ikintu cya mbere bakunda amafaranga. Aba bahanuzi b'ibinyoma bakunda amafaranga, aricyo kintu. Ikindi cya kabiri bakunda kuba fame, bakunda kuba abasitari, bakunda kumenyekana no kuba ibihangange, bari kubwiriza abantu bose, bashaka abantu bose babamenye. Ni gutya abahanuzi b'ibinyoma bameze, bashaka kurusha Yesu icyubahiro. Bavuga ubwami bwa Yesu ari ikintu cyo guprofita gusa, atari kumuhesha icyubahiro kugira ngo bahabwe icyubahiro. Ikintu bakunda gukora, bakunda kwishyira Yesu hasi, bo bakigira ibihangange. Ntabwo bavuga Kristo, bo barivuga. Ibyo ngibyo rero mubimenye ku bahanuzi. Mujye mukurikirana bene data, aho niho muzamenya abantu ntibakunda kuvuga Yesu. Nibo bivuga, bavuga ibyo bakoze, bavuga ibyo babaye, kandi iyo bari kuvuga bashaka amafaranga, bavuga amafaranga, bagashaka kwerekana ko bayafite, bagashaka no kwiba abantu binyuze mu byo bari kubakorera. Abo ni abahanuzi b'ibinyoma. Biravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero hari ibyo ujya wibaza, ngo abantu bose, ntabwo abantu bose ari babi, ntabwo abantu bose baguye. Shaka imbuto. Witwarwa n'imirimo abantu bari gukora, shaka imbuto. Urebe ngo mbese aba bantu ari guhesha Yesu icyubahiro. Ikindi cya gatatu rero tugomba kumenya, aba bantu bafite icyerekezo cy'aho bajya. Abantu bera imbuto mbi bazajya hehe? Bibiri kuvuga aba bantu bera imbuto mbi bazajya hehe? Umurongo wa 19, reka tuwo umurongo wa 19 twumve ukuntu biri tubwira. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nyuma reka nkubwire nshuti yanjye, muhanuzi wamaje kwishyira hejuru, umva nibyo ko kuzabona amafaranga miliyoni, utwara imodoka nziza, ubigihangange, ariko iherezo muzerwa ajya avuga ijambo ryiza, heri mwisho kuri ko mwanzo. Banzu urebe iherezo ryawe ni iri. Ariko imbuto, igiti gitera imbuto nziza cyose kirajugunywa mu muriro. Iherezo ni icyerekezo cy'abantu batera imbuto nziza, bose bazajugunywa mu muriro. Imbuto mbi zose ni ubuzima bw'icyaha, ni imibereho y'ibyaha. Icyaha ni iki rero? Icyaha ni ugusuzugura amategeko y'Imana, ni ukutumvira amategeko y'Imana, ni ukutumvira ijambo ry'Imana, kutumva icyo Imana igutegeka. Ibi byose biravuga ngo ntugasambane, ntukabeshye, ariko ibyo byose urabikora. Umva uhagaze no ku gatuti, uri kugenda mu muhanda, aho uri hose urabizi neza ibyo uri gukora byose ko urari ikintu ukora. Witwa apostle, witwa pastor, witwa profete, ariko urabizi neza mu mutima wawe, n'umutima wawe urabizi ko ibyo ukunze cyane atari Kristo. Ibyo ukunze n'ibyo ubona mu Kristo no muri uwo murimo no muri iyo titiro ufite. Imana ikugire neza. Ariko mumbabarire inshuti zanjye, mumbabarire, ariko ubundi kuri baba mu Kinyarwanda, Abanyarwanda n'abana bivuga ngo ukuri ni kwica umutumirano. Muri gacaca bavuga ngo ukuri kurakiza. Reka mbabwire ukuri mukizwa, kurabakiza tu. Biravuga ngo kandi ukuri kuzababatura, muzamenye ukuri n'uko kuzababatura. Weri mwisho kuri ko mwanzo. Ibyiza biravuga ngo yaba baza abanyabwenge, babaza ubwenge, babiteye ku iherezo ryabo. Ni byiza ko kuba umusitari, isika gukomera amashyi, abantu bose bakakwemera, ariko ubanza umenye ngo iherezo ryanjye ni rihe. Hari n'abantu bajya bizera ngo tuzakizwa ku munota wa nyuma, uburi Imana izatugira imbabazi, ariko nshuti yanjye, ubara abantu uzaba wararimbuye, warabeshye, nibo babareho. Reka turebe neza Yesu rero niki yavuze ku bantu bose basuzugura amategeko ye. Ibice 5 bya Matayo, umurongo wa 17 kugera ku 19. Turi kuri Yesu, turivuga irembo rifunganye, inzira ifunganye, irembo rifunganye, nibyo turi kuvuga. Nta bikinimo mu irembo rifunganye. Ni inzira imwe, ni irembo rijya mu ijuru, rijyana abantu bose mu bugingo buhoraho, irafunganye. Nta bintu bya shortcut bihari, hoya. Ni inzira imwe, n'ukumvira Kristo, n'ukumvira amategeko y'Imana, n'ukugenda mu ubutumwa bwiza budusaba. Bibiliya tubwirije ibice 5 umurongo wa 17. Ntimwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nukuzica rimwe
rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye nyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Imana itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Mwajyumvishije abantu bakora ibyo amategeko asaba? Abantu babikora neza mu bwami bwo mu ijuru, ababikora neza bakabyigisha n'abandi. Niyo mpamvu turi kubigisha kugira ngo mugendere mwubaha amategeko y'Imana, mwubahe ijambo ry'Imana rivuga, mwubaha amategeko ya Yesu. Yesu yavuze ngo ntabwo naje gukuraho amategeko, mwitegereza ko naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyasohoza. Yaje kuyavana mu mpapuro kugira ngo ayashyire mu mitwe yacu, mu bitekerezo byacu, tuyibwire ku manywa na nijoro. Yosuwa yaravuze ngo umuntu yibwira amategeko, igitabo cy'amategeko ku manywa na nijoro, ngo azahirwa muri byose. Kumvira ijambo ry'Imana. Bibiliya yatubwiye, Yesu wavuze ngo none uyu muntu azitwa mukuru mu bwami bwo mu ijuru, ariko uyica akabyigisha abandi azitwa muto, azasuzugurika. Imana itugirire neza cyane. Ushobora kwibaza ngo ni iki kitugeza kuri Kristo? Pawulo abivuze neza abibwira Abagalatiya, ni iki kitugeza kuri Kristo? Ni iki kitugeza kuri Kristo? Ni gute wagera kuri Kristo? Pawulo abibwira Abagalatiya neza, arabibasobanurira. Ni iki kitugeza kuri Kristo? Abagalatiya ibice byaho 3:24 biratubwira ngo iki? Ubwo nibwo buryo amategeko atubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Imana ntabwo amategeko adukijije, yaradushoreye gusa akayatubwira ngo ntukibe, ntugasambane, ariko tukanga tukiba, tukanga tugasambana, ariko akakomeza akadushorera. Noneho kuko tutari dukijwe, amategeko ntiyari afite imbaraga zo kudukiza, atubera umushorera atugeza kuri Kristo. Tumubonye turamwizera, kugira ngo tumwizere dukizwe nawe. Kwizera Kristo gusa, ntabwo amategeko ashobora kugukiza, ariko iyo yakurikije ukagendera kujyana akakugeza kuri Kristo, wahura na Kristo akagukiza bya bindi amategeko yagize iki? Yananiwe kugukiza. Bya bindi wakurikije bikanga, amategeko iyo yakugejeje kuri Kristo ari kugenda gusunika kugira ngo ntukibe, ntugasambana, kurema imico myiza yo kuba umuntu udasanzwe, yo kuba umuntu ufite imico n'indangagaciro nziza. Iyo ugeze kuri Kristo urakizwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubwo nibwo buryo amategeko yatugejeje kuri Kristo, yatubereye umushorera wo kugera kuri Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera. Imana itugirire neza cyane kandi Imana idufashe. Tegeka kwa kabiri bitwereka ingaruka ibice 28, ibice 11 umurongo 23 kujya kwa 28. Reka turebe inyungu ku bantu bumvira n'abantu batumvira amategeko, tumvira ijambo ry'Imana. Yatubwira ngo dore uyu munsi bakiza imbere umugisha n'umuvumo. Uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka uyu munsi. Uwo muvumo muzawuvumwa nimutumvira amategeko y'Uwiteka Imana yanyu, mugateshuka inzira amategeko uyu munsi, ngo muhindukire izindi mana mutigeze kumenya. Imana itugirire neza cyane. Dore umuvumo n'umugisha birahari. Kumvira amategeko bizana umugisha, kutumvira amategeko bizana umuvumo, gusenga ibindi bigirwamana bizana umuvumo. Imana itugirire neza cyane. Rero hari itandukaniro rero Yesu yavuze ry'abantu bakunda Imana, bakunda Yesu n'abatamukunda. Batandukanira hehe? Tumwe bwiza bwanditswe no hari ibice 14 umurongo wa 15. Biritubwira ngo iki? Ibice 12 umurongo wa 15 biratubwira ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ngo nabibuje nimukunda. Ikintu cyerekana ko dukunda Yesu ni ukwitondera ibyo atubwira, ntabwo ari ukurata Imana no kurata ibyubahiro. Iyo twitondera amategeko ya Yesu byerekana ko tumukunda. Mbese ukunda Yesu, witondera amategeko ye. Imana ikugirire neza cyane. Umurongo waho wa 24 Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho turi tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Imana itugirire neza cyane. Umuntu nankunda akitondera ijambo ryanjye, nanjye na Data tuzaza tubane nawe. Gukunda Yesu no kwitondera ijambo rye, uwo muntu agumana n'Imana. Ibyo rero bizana umugisha uko tubanye na Yesu. Imana itugirire neza cyane kandi Imana idufasha. Rero hari itandukaniro ry'abantu bakunda Yesu, abantu baca mu irembo rifunganye babana na Yesu. Rero amategeko atwereka uburyo turi abanyabyaha, kandi akatujyana akadushobora akatugeza kuri Kristo. Rero iyo dukunze Yesu tukitondera amategeko ye, tuzabana n'Imana. Uyu munsi wa none rero ndagusaba mwene Data, wegere Yesu, wongere usange Yesu, wongere umukunde. Inzira ifunganye twayibonye neza,
ariko ibanga rimwe ni rimwe gusa ryo kugira ngo umuntu ni ukumvira Kristo, kumvira ijambo ry'Imana uri kunyura mu nzira ifunganye. Nibwo kandi biravuga ngo nibyo bizatwinjiza mu bugingo bugize iki buhoraho. Reka dufatikanye gusenga. Imana igumugisha cyane kandi Imana ikugire neza cyane. Kuma mu bugingo buhoraho, kwinjira mu bugingo buhoraho nta kintu no kumvira ijambo rya Kristo. Yesu avuze ngo nimunkunda mukitondera amategeko yanjye, mbwira ijambo yatwigishije si irye ni rya Data wa twese wo mu ijuru. Uyu munsi rero mwumvire kandi mwakire mu izina rya Yesu, amen. Data turagushimye kubw'ijambo ryawe, umugisha buri muntu wese, abantu banyuraga mu nzira zitandukanye, umwuka wera abaye kuyoboka no kugenda nk'uko bikwiriye. Icyubahiro cyawe gikwiriye abana bawe, imbaraga zawe zize mu bana bawe kugira ngo bahabwe imbaraga zo kukumvira kandi duhe kugendera mu mateka n'amategeko yawe kugira ngo duhabwe umugisha. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha kandi mugubwe neza mu izina rya Yesu, amen.